iyo userutse hari ibintu biceceka. Data akavuga ngo reka numve icyo umwana wanjye avuga. Abaye iki? Ni iki kimubabaje? Ni iki kimutakisha? Ni iki kimukomye mu nkokora? Ni iki gishaka kumubuza gukomeza urugendo? Turaba agaciro mu maso y'Imana. Icyama umutima wawe ukabisingira, bitari amagambo yawe utanzagarukira mu matwi, ahubwo bikakubera ihishurirwa. Ubuzima bwawe bwakwema ubutacyongera guhetama. Nicyo cyemesha ubuzima bwanjye, kuko namenye ko ndi w'agaciro mu maso y'Imana. Nasanze Imana inkunda birenze uko umuntu wese wo kwisi yigeze kunkunda. Nasanze Imana inkunda birenze uko nikunda. Nasanze amaso yayo atamvaho. Data turagushima. Turagushima kuko turi abanyamugisha. Turagushima kuko twaboneye ikiruhuko iwawe. Turagushima kuko twababariwe. Turagushima kuko udutegurira ameza mu maso y'ibiturwanya ngo bikabura uko bitugenza. Umugisha dutunze, ineza twabonye, kuba tugikomeje mu gakiza, si uko Satani yagabanyije imbaraga, ahubwo waduteguriye ameza abura uko atugenza. Si uko ibiturwanya byari byagabanutse, si uko ibitwanga byari byabaye bikeya, ahubwo udutegurira ameza, ukatwubaka akazitiro, umwanzi akabura uko atugenza. Twagushimira gute mwami w'abantu. Tuje guhiga tukubwira ngo natwe ntituzava aho uri, ntituzava aho uri. Tuzakugirira umwanya muri iyi si hindura abantu guhuga. Tuzakugirira umwanya dutunze, tuzakugirira umwanya twariye, tuzakugirira umwanya tutariye, tuzakugirira umwanya dufite amamiliyari, tuzakugirira umwanya tutayafite, tuzakugirira umwanya byaciyemo, tuzakugirira umwanya bitaciyemo. Tuzahora aho uri mwami w'abantu. Abantu badukunze cyangwa batadukunze, badukwemeye amashyi cyangwa twigunze turi twenyine, tuzaguma aho uri mwami w'abantu, kuko ni wowe utugize. Uri Imana yacu, uri Imana yacu, uri Imana yacu, uri Imana yacu. Byandike mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo ejo ibihe bitazabibagiza. Byandike mu mitima ye, kugira ngo ejo atazibagirwa ineza yawe. Ngo ni wowe usubiza intege mu bugingo, subiza intege mu bugingo bw'abari bacogoye. Ongera ubundi bwiza ku bugingo bw'abari bahagaze. Ongera ikindi cyubahiro n'ikindi gikundiro n'irindi hishurirwa ku buzima bw'abatari mu bitotsi, ku buzima bw'abarimo kugushaka. Hanyuma uvomerere ubuzima bwari bucogoye, usubize imbaraga ubuzima bwari bucogoye. Ongera ihishurirwa ku buzima bw'abafite ihishurirwa. Ihishurira amaso ku buzima bw'abatarimo kukubona. Kora ku matwi yabo abatarimo kukubona. Bongerere andi majwi avuga ibyawe, abari barifite ijwi ryawe, abari baramaze kukumva. Bongerere irindi hishurirwa, bongere bakumenye birenze aho bari bagejeje. Twigirana imbere nawe mwami mu nteko yo mu ijuru. Urakoze mwami mwiza, urakoze Mana yanjye. Turagushimira ko waduhaye imbaraga muri ibi bitondo. Turagushimira ko tutarasenga wewe wari wadusengeye. Turagushima ko tutarataka, tutaraniha, tutaringinga. Mwuka wera wari watwingingiye. Uravuga ngo baragambiriye, baravuga ngo bazazindukira imbere yawe. None Data uzabaha imbaraga zo kubyuka, none waraziduhaye. Uzabaha ijwi bavugira imbere yawe, none warabikoze. Uzabaha imbaraga bagende ku maguru yabo, none warabikoze. Warakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Tutarasenga wewe wari wadusengeye. Tuguhaye amashimwe yuzuye imitima yacu. Ibibasha kuvugika n'ibitabasha kuvugika byose turabigutuye. Urakoze mwinginzi mukuru uruta abandi. Urakoze Mwuka wera. Ntangarira gukora kwawe, ntangarira imirimo yawe, ntangarira kurinda kwawe. Twashoboraga kujya kubyuka tukarwara, nashoboraga kujya kweguka ngasanga narwaye. Waraturinze mwami, wandindanye n'ubwoko burimo bugushaka, wandindanye n'abahungu n'abakobwa bagufitiye inyota. Wongeye imbaraga mu bugingo bwacu. Warakoze gukorera umurimo wawe muri twebwe. Warakoze kubyo waremye mu isi yo mu mwuka. Bimwe turimo turabikabakaba, ibindi turimo turabirebesha amaso, ibindi tuzabibona mu minsi iri imbere. Imitima yacu iranyuzwe, imitima yacu iragushima. Ndasenze ngo umuntu wese wazamutse mwami mu cyumba cyo hejuru muri iki gitondo, muri iki gicaniro cya mu gitondo, ndasenze ngo ntazongere kumanuka ukundi.
azamurwe, yongera azamurwe, yongera azamurwe, yumva amaboko amushyigikiye, yumva imbaraga zimukomeza, ntazongere kumanuka y'ukundi, ave mu bwiza yinjira mu bundi bwiza. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Twaguha iki? Twagutura iki? Uri Imana yacu, uri umwami wacu. Warakoze gushoboza aba bahungu n'abakobwa, warakoze kutubera Imana, warakoze kudushoboza. Mwami, ntabwo twazamutse twenyine, nta nubwo twazindutse twenyine, twaje duhagarariye imiryango, twaje duhagarariye abavandimwe bacu, twaje duhagaze mu cyuho cy'imiryango yacu, twaje duhagaze mu cyuho cy'amago yacu, twaje duhagaze mu cyuho cy'amatorero yacu, twaje duhagaze mu cyuho cy'ibihugu byacu. Ntabwo twazamutse twenyine, dutegereje impinduka. Dutegereje impinduka mu bakobwa twabyaye, dutegereje impinduka mu bahungu twabyaye, dutegereje impinduka mu bagore n'abagabo twashakanye, dutegereje impinduka mu bahungu n'abakobwa tuvukana, dutegereje impinduka mu babyeyi bacu, dutegereje impinduka mu bana bacu, dutegereje impinduka mu itorero ryawe, dutegereje kubona itorero rihembuka, itorero ribyibuha mu mwuka, itorero ryaguka mu mwuka, ryaguka mu mubiri. Twazamukanye n'ibyo byose twabonaga bifite intege nke iruhande rwacu, twarabizamukanye Mwami, dutegereje imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Ntabwo dufite ubwoba, kuko wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe uzawusohoza. Dufite isezerano ryo gukizanwa n'imiryango yacu. Twazamukanye n'ibyari byuzuye imitima. Hari abazamukanye impapuro zisaba akazi, nasanze isi n'ibiyuzuye ari ibyawe. Ama ofisi, ama business, ibintu byose, ama ONG, ama ambasade, ibintu byose biri muri iki gihugu urabigenga. Reka umwana wawe wazamukanye dosiye isaba akazi amanukana akazi, amanukana akazi, kuko hari umugisha uzanwa no gukora. Niwe wavuze ngo tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, bazagubwa neza, bazagubwa neza, bazagubwa neza. Waravuze ngo tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kubw'imirimo y'amaboko yabo. Abazamukanye Mwami proje nshyashya zibyo bifuza gukora, yaba mu bucuruzi, yaba mu iterambere, ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo bamanukane inzira ibabwira ngo aha niho mukwiriye kunyura, ibi nibyo mukwiriye gukora. Abazamukanye ibyo bakoze nabi bashaka kongerwa andi mahirwe, ndasenze ngo ubuzuze ubwenge kandi ukingura andi muryango w'amahirwe, ukingura indi miryango y'amahirwe. Abazamukanye kugusaba abafiyanse, abasore n'abakobwa, ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo uyobore amaso yabo, uyobore imitima yabo, ukurura ababo babegereze, bamanukana amashimwe n'ubuhamya, kuko mu ijuru ntibarongorwa. Uwo ni umugisha wa hano ku isi, bimuhere mu gihe abasha kubinezererwa. Abazamutse bagusaba kubyara abahungu n'abakobwa, reka bamanuke mu nda zabo habyamwo imbuto mu izina ryawe Yesu. Abazamukanye imyiryane iri mu miryango, batakibasha kuvugana nabo babyaye, batabasha kuvugana nabo bashakanye, turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ya mahoro yawe menshi, shalom, irimo ubukungu, irimo prosperity, irimo guhuza umutima, irimo kugubwa neza, ayo mahoro abe muri iyo miryango. Ibyo nibyo turema, ibyo nibyo tuvuga mu izina ryawe Yesu. Abazamukanye amazina y'ababo byashoberanye kuko bimeze nk'ingabo, reka bamanukane ubutsinzi n'ubuhamya. Urakoze Mwami wanjye. Nta muntu wazamutse mu cyumba cyo hejuru wamanuka adakozweho nawe. Dufite ubuhamya bw'imyaka yatambutse, dufite ubuhamya bw'iminsi ya none, dutegereje n'ibikurikiraho Umwami w'abami. Imitima yacu itekaniye muri wowe. Shyize ubugingo bw'abamaze iminsi bagushaka mu biganza byawe. Maraso yawe nabatwikire, imbaraga z'abibarwanya nizibaburi. Nibabe hejuru y'imiyaga yose, babe hejuru y'imiyaga yose, babe hejuru y'ibibarwanya, babe hejuru yabyo. Basohoke hano hantu Mwami, bagwije imbaraga zo kubaba hejuru. Ndakwereka abakuyoboza inzira muri ministry, barumva umuhamagaro wawe mu mitima yabo, bazi ko atari abakristo bakwicara, barabizi ko wabahamagaye, ariko bahagaze mu mayira menshi, ntibazi icyo bashakaho neza, ntibazi aho wahamagarira. Umvikanisha rya jwi ryawe ritomoye, rya jwi ryawe rivuga muri detaye, ribwira umuntu ibyo umushakamo, naho umushaka, naho yasengera, n'icyo yakora, naho yakorera.
mpesheje umugisha abana bawe bagukorera kubw'ishyaka washyize mu mitima yabo. Ubaha umugisha, ubaha umugisha. Yaba bagukora kuri iki gicaniro turiho, yaba bagukora mu itorero ryawe hirya no hino, yaba bafite imirimo myiza bakora mu bera, bakora mu bantu, ndasenze ngo ubahe umugisha, ubavomerere ntibagacogore, ntibagacogore mwami w'abami. Ubongere ibyiza kugira ngo babashe kubikoresha, ubongere impano kugira ngo itorero ryawe ryunguke, ubongere amavuta kugira ngo ntibagacogore kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Urabazi mu mazina yabo, abafite ishyaka, bafite umwete, bifuza ko ubwami bwawe bwaguka, bifuza ko izina ryawe ryamamara, bifuza ko abantu benshi bakizwa. Ndasenze ngo ubarwanirire, ubarwanirire mu bukungu, ubarwanirire mu magara mazima, ubarwanirire mu miryango, ubahagarike ku gitare ku buryo batazongera kunyeganyezwa ukundi. Abarimo barwana no gushaka ubuzima, babihuza ntibihurike, ariko bafite umuhamagaro mu mitima yabo, ndasenze ngo bereke inzira, ndasenze ngo bakingurire imiryango, ya miryango ituma umuntu agukorera adasuhuza umutima. Turabivuga, twarabibonye. Uri Imana ishingira umuntu, ikamushinganisha, ikamushinga, ikamukomeza. Uri Imana ishyiraho umuntu ibuye ahagararaho, mushyireho ibuye ahagararaho, agukorera atibaza icyo abana bari burye, agukorera atibaza icyo bene wabo ko bari bumere, agukorera atibaza uko ababyeyi be bazabaho, agukorera atibaza icyo ari bushyire umugore, agukorere mwami umutima wuguwe neza. Nasanze kampani zikomeye zihemba abakozi babo neza, ko naboneye ibihembo iwawe, ko naboneye ingororano zawe. Izo ngororano mwami n'ibyo bihembo bijyane mu mago y'abatarabibona, bijyane mu buzima bw'abatarabibona mwami, kuko ntabwo uri Imana ihamagara igacyura umuntu amaramasa, ntabwo uri Imana ihamagara igacyura umuntu adahembwe, ntabwo uri Imana ihamagara ikambika umuntu ubusa, ntabwo uri Imana ihamagara ikicisha umuntu inzara. Uri Imana igorora, uri Imana ifite ingororano, uri Imana igira neza. Mpesheje umugisha mwami abadufata amaboko mu buryo bwose, abadufasha mwami, abatuma tutigunga, abatuma tutaba twenyine, abatuma tudahagarara twivugisha. Mpesheje umugisha abakora iyo mirimo yose, tukaza tugahagarara tuguwe neza. Ubaha umugisha. Isi ishobora kutabamenya, abantu bashobora kutabamenya, natwe dushobora kutamenya imvune yabo, dushobora kutamenya icyo byabakuse, icyo byabasabye kugira ngo badufashe, ariko udakiranirwa ngo wibagirwe imirimo y'abera, ndasenze ngo ubagirire neza. Ubaha umugisha, usubize gusenga kwabo, ubarwanirire. Urakoze mwami w'abami. Nongeye kuvuga umugisha ku bahungu n'abakobwa bawe twabanye muri Nibature, ndavuga umugisha ku bahungu n'abakobwa bawe bazindutse muri iyi misozi, muri iyi mihanda yo mu cyaro hatabona, bakigomwa tukabana hano hantu. Ubaha umugisha, ubuzima bwabo buvomererwe. Abo twabanye badukurikira bari mu mago yabo, ubuzima rwabo nibuvomererwe, ikime cyo mu ijuru nikibabeho, amasengesho yabo nasubizwe, barengereza aho bagejeje bagusaba mwami w'abami, batunguza ineza yawe. Urakoze mwami mwiza, nguhaye icyubahiro kandi ngushyize hejuru. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya.